muri hosting rero habamo abagabo bashobora kugutahana yego ni uburaya ku bagenda bagiye kubikora hari n'ugenda akanywerayo yakorera ijoro ryose waje gukora iki uri umuseriveri uri umumansuzi uri iki nyine dusharing iyo experience yaba mbere yo kubijyamo igihe wari ubirimo na nyuma yo kubivamo. Yes, reka nanyambaye ikaze mwe mukurikirana ibiganiro byacu kwibuga Global TV twasuzuma muhereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbandi neza nkurikiye 5 kuri 5 abantu ari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tosuze gaye twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania uhereye hose mu Kinyarwanda reka tugusuze gaye twizera ko umeze neza niba utanameze neza ngo yihangane biraza kuza guhinduka nawe umere neza dukomeze cyane abantu bari Masisi dukomeze cyane abantu bari Murenge babwiye ngo bakomere kandi bihangane uyu munsi ni kuwa kane twagira umugisha wo kwakira umukobwa cyonze cyangwa hagiye kwaka umuriro hagiye gushya cyane mwiza kamatari ngo ni mwiza nyamuneka buretse gato nta mukobwa wemere kubwira undi mukobwa ari mwiza kandi yabibonye ni umukobwa mwiza cyane ni Iniki umukinnyi wa filime umuhost mu buzima busanzwe ni hosting hosting ariyo bagiye gushya nabiretse kera nabiretse nko mu 2025 araza kuza kudusobanurira byose bya bibazo byose mwajya mwibaza kuba hosta niyo mpamvu uyu munsi tumufite kugira ngo aze kuza kudufasha experience ye mu kazi ariko ubuzi bibera mu kazi urakoze cyane rero experience ariko ibibera mu bibona yes Niki reka twaze twakire mwibuga Global TV tubwire ngo ikaze murakoze cyane umeze neza cyane meze bon anyway urasa neza cyane murakoze ba cameraman barimo barabireba iranzo birimo kuyibona neza kamatari ni mwiza sabanye ni nati niwe mukobwa ufite ikibuno cyane atirera kitari igikorano kitari igitirano kabisa urebe ukabibona kari najyaga mbikubwira ukababona umunwa wanjye ngo mfite mind ati n'abashyitsi batangiye kubivuga anje nabibonye kandi sinjya ndipfana uzongera kunzamura umunwa nyine rega nk'ubwo abivuze rimwe kibazo cyane uri kunira stress gute se wabigize indirimbo y'ijana none se ko muri icyo kintu cyambere gihe kigaragara iyo umuntu akubonye tumanujye hano muri asanse nitugera hasi umuntu wese sibyo ariko nyine uri mwiza ariko iyo umuntu afite ikindi kintu gipika cyane uri mwiza umuntu akurebye atazi wicaye uragakobwa keza pe ariko uhagurutse ntabwo yaba akimenya kuri mwiza mu maso atanya kuvuga ati yewe nuramusigo yari yicariye wari niki ndajya aho ku kigo urumva nafite igikumve kinini cya pink nyine ndakenshi nagendaga muri weekend nimugoroba kuko ndamara muri tide cyangwa nkagenda nawe mu ishuri bakaza kuzaho mu ishuri bakaza tugatera story nari gato mu maso narabyibuze nara gutya mu mazi nabyuka yo njye nko kuri toilette bakanyine bagatera comment shazi kambangami batera comment gute ntabwo twe tuzi ko ngana gutyo urumva yabivuga ariko yenda gusa n'umushiti wanjye ariko umushiti wanjye yitabye Imana afite umubiri woroshye nk'uwe nyine Kazuru Auxilia utese yes oya ntabyo ntabwo ari byo tuvuze ntabwo ari byo tuvuze uramwishe yes ngira ngo ni Niki twakiriye hanga muri studio zacu kugira ngo twiganirire natangiye nkora introduction yo kuvuga uwo ari we ariko Niki iyo umuntu arimo kukureba gutya akigukubita amaso direct akareba ubwiza bwawe afite akareba uburyo usa akareba ikimero cyawe akareba ari uburyo uteye ikintu cyambere ahita abanza kwibaza mubayeho gute muri iyi Kigali abakobwa beza gutya mubayeho gute n'abagabo bari muri iyi Kigali rwose abagabo se ni inshingano zacu zitureba turiho kubera exactly tubayeho kubera Imana muhangana nabyo gute none se udakeneye washaka kuba gukeneye utamukeneye urumva umwe ashobora kuza ukamukatira uwakabiri akaza ukamukatira uwagatatu akaza ukamukatira niyo mpamvu abakobwa beza muri Kigali n'abagabo bafite abenshi beza n'abagabo bafite kubera areba uyu akabatira ndamwemeye ariko ibyo hari icyo ari kubura nshaka ku wundi hakaza undi nawe kubera ko wizeye
ukaba ndizeye ndi mwiza ntabwo nzabona umugabo ugasanga wabuze amahitamo abura amahitamo cyangwa benshi bazi atari uko babakunze ari ikintu babakurikiyeho bigatuma batabona urukundo rwa nyarwo rero utabizera uzi si ikibazo kiba gihari njyewe n'ubundi sinizera abagabo oya hari n'igihe ku giti cyanjye impamvu nabizera katubaye twumva impamvu atabizera impamvu nabizera niyo ushobora kuba yaba ariyo mpamvu y'undi mukobwa mugenzi wanjye yo kuba atabizera mani kugira ngo muri iki Kigali umenye umuntu ukubwiza ukuri uvuge tuyi niwe wanjye biba ari wazi kabisa biba ari ibisazi bisaba wanabisaba amaperereza bisaba umeze nka iyo utangiye guperereza se sibyo bizamo bya bintu byo gusha umuntu iyo wumvishe ngo uramuneka n'ibiki byose ubona birapfuye ubwo biba bizapfa hari ikintu gipfa kitabayeho shaka kugira ngo umenye ko umuntu agukunda mbese niyo mpamvu abakobwa muri iki gihe bapostinga abatipe gapostinga intoki kugira ngo hatagira ukubwira ngo usisheri wa kanakara ushaka kumupostinga akakubaza ahubwo ntekereza ko buriya abagabo bakunda kujajinga sibyo akareba nyine uko usa akareba ahantu usohokera akareba ukuntu wambaye akagutekereza mu yindi shusho cyangwa abakobwa ateye kuriya cyangwa asa kuriya abakobwa b'iyi minsi akagufatira mu yindi shusho no kuza kuapproachinga akaza ashaka kugufata nka ya shusho agutekerezamo ntaze kuguteta nk'umuntu ashaka kugira umugore nyine wo kwenjoyinga akakujugunya noneho ugasanga uhuye n'abantu nka batatu bameze gutyo bakamutera depression kwizera bigashira niki reka tubanze tugaruke muri angle y'ubuzima navuga ngo wari ubayemo igihe wari ukiri umuhosta ndashaka amaze iminsi muri iyi minsi hari isaga yo kwanga abahosta ngo abakobwa ngo ni indaya abahostinga abandi batikara n'akazi n'ibiki byose ndashaka udusharing experience nk'umuntu wabikoze wabibayemo ugafata igihe cyawe ukongera ukavuga uti ndabiretse n'iki byose mfite impamvu zanjye runaka uraza kudusobanura wenda impamvu zabiguteye kugira ngo ubivemo unabireke dusharing iyo experience yaba mbere yo kubijyamo igihe wari ubirimo na nyuma yo kubivamo umwanya ni wowe kabisa udusharing kuri iyo experience tarabijyamo nyine ubundi hariya ni nko kwitara urabona ni nko kwitara kuko urumva mbere yo hostinga bagukorera flyer hari utubari tuyikorera marketing ugasanga bayamamaje bayikorera advertising ahantu hose bari kukubona kuri iyo flyer urumva rero bitandukanye n'ubuzima wari usanzwe urimo so ikintu rero kiri muri hosting yego ni akazi kuko barakwishyura ariko ahubwo kireka niba ushaka kumenya ibiberamo we wa hostinze waje gukora ikintu umuseriveri uri umumansuzi uri iki nyine sibyo rero njyewe according to me ukuntu byagendaga njyewe iyo nabaga ndi muri hosting ubwo akenshi umuntu aba afite izina rinini usibye ko nsigaye mbona hari abatarifite kandi agahosting ugasanga ngo hano bahostingishije umukobwa kanaka ntabwo uzi ikintu akora kindi nyine umumenye nka hosta so rero hosting irimo ibintu byinshi hosting cya mbere ntabwo na judging umuntu wavuze ngo ni uburaya ku ruhande rumwe gusa umuntu ku giti cye niwe uhitamo ko ari bumanaging ibintu ariko kubyita uburaya byo sinanabihakana kubera ko niba ngiyeyo kuko ndi mwiza uko nsa neza uko nteye neza wenda urumva bya attracting abantu cyangwa kuko mfite izina rinini abantu wenda barashaka kubona urugero ntago ndi bugire umuntu mvuga izina wereka duhere kuri muyango twikujya kure niwe uri wogaruka mu mitwe y'abantu buri munsi kubera ko niwe muhosta tuvuga ngo umugaruka ko ari abandi bahosta ngenda ndashaka kwibariza ujya mu buhosta wari ufite izina gato ntago narifata nk'izina nini ni kwa kundi uvuga ngo ndi kuri TikTok ngo mfite abafollowers bangana gutya so ngo hari abantu banzi hari igihe abakuzi kuri TikTok bari mu ntara zitandukanye bari ahantu hatandukanye hari igihe ubuzi ngo barakuzi batanakuzi usanga uzwi n'umuntu wibereye iyo mu cyaro gukunda kubera ko wambara ubusa gukunda cyangwa kubera ko subiramo indirimbo neza aruno ugasanga nta zina rya dance ufite njyamo ntabwo navuga ko ubu ngubu nibwo izina ryanjye riri too big kurusha igihe imbere yuko njya muri hosting ariko no kujya muri hosting ntabwo byigeze bima izina ahubwo ibyo nkora uyu munsi njye nibyo byamaye izina ariko nkiri muri hosting ntabwo ibikorerwa muri hosting ndashaka twinjiremo ibikorerwa muri hosting rero ni ibintu bitandukanye rero muri hosting uburi bwishyurwa aba ari akazi ushatse wakora ako kazi ugataha kuko ariko uba ugomba guca mu bantu bakubone ko waje wa muntu uri kuri flyer umukiriya wese yemerewe kuza kugusuhuza kugira ngo nyine abone umuntu hostinze iki n'iki
ariko haba haje abantu batandukanye bafite n'ibitekerezo bitandukanye bati uyu muhost agenda mutahana kabisa ewana nashaka nce boto nashaka nce iki kuko urumva araza iyo yaje kukureba iyo hostinze ahantu abatipe abenshi baba baje hari abasapota baba baje bawe basanzwe bakuzi batanganamo n'amapasi hariya muri hosting umuntu aba ati jewe kuri afishe turiho turi abakobwa babiri ariko kanaka ni umushuti wanjye ariko yazanye n'umushuti we nyine turicara kuri table yabo kuri umuhosta wicara kuri table ushaka baba baguhaye yawe kubishatse wakicara no kuyushaka yego muri hosting rero habamo abagabo bashobora kugutahana yego ibyo ngibyo twabyita uburaya ko umugabo ntabwo yagusanga mu kabari ngo akwa approaching ngakubwiye ngo muratahana kuvuga ngo mwakundanye aribwo mubonana cyangwa murakundana ubwo ni uburaya harimo plot so hosting rero irimo ibyo bintu byose ni akazi kuba bikora nk'akazi ni uburaya kubagenda bagiye kubikora hari n'ugenda akanywerayo yakoreye ijoro ryose ayo bari mu muhembe we akavuga ati mfite genge yanjye yaje nta cupa ifite nta boto ifite reka kiriho boto rero ugasanga ya boto ikostinze bya 100 bya 200 terwa nayo baguhaye iryo joro ukayamara mukavuga ati ndatahana n'ijana afite tayari niho hahandi atahana ntabwo nubwo ari wowe mushaka as long as uri kuri flyer baba bagushaka ari benshi urumva bameze nk'inozi bari benshi pe bagushaka icyo gihe rero uburindaya uri n'umuhost niyo mpamvu bavuga ngo mu kazi kose ukora buri wese aba afite papasi zitandukanye rero muri hosting intego ziba zitandukanye hosting ni akazi kinjiza ku muntu bifata nk'akazi hosting ni akazi k'uburaya ku muntu ugakoreramo uburaya byose birashoboka ko umuntu none ashobora guhostinga atari indaya birashoboka bigakunda ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri umwaka ugashira umwaka njyewe narahostinze nari indaya nta mugabo wigeze nahana njye narahostingaga amasaha yagera akabari kafunga nkishyuza amafaranga yanjye nkataha cyane ko narahostinze mfite n'umusheri hagiye yabaga ari aho akaba ari mwitahane ntabwo dutahana kanyura kanjyana mu rugo posanziki ndimo ndabaza kamatari ikibazo rero kamatari ahita atangira kuntekereza ibintu byose mba ndimo kwibariza ahita atangira gutekereza ibintu aba yumvisha icyo uri gutekereza nyine so isi uvuga ngo nawe ari kurambaje ngo mugatahana datimaye reka imana yambwiye ngo nakubita uwo yanga akubita uwo basangira niyo mpamvu uburyo mbivuze agahita abyumva uwo bakurikirana muri hosting rero byose bibamo hari abagiye bajyanywe na papasi zitandukanye hari abagiye bavuga ati ayo ndi bukorere nayo ndataha kubera icyo abantu benshi bakunda guhita bafata muri angere muri rusange bagahita bavuga ngo abakobwa hostinga ni indaya impamvu ni uko batazi icyo bakora nyine none se hosting wowe nanjye mbajije ngo wakoraga ndi mwiza gusa ndaje mu nyishyure uza abakobwa beza bari buhaze bandi batana hosting bari benshi kuba nyine ni akazi gusa ariko nkafata nk'aho katiyubashye nubwo nagakoze none njye ndimo ndabaza muri rusange ubundi niyo mpamvu nanjye ngiye guhita mubaza ngo utubwize ukuri ubundi umuntu hosting akora iki mu by'ukuri aba ari kuzenguruka mu kabari asuhuzanya n'abantu baje kumusapotinga aba yazanye abakiriya ariko nese wowe unshyize kuri flyer hari igihe ari buze tebo ebyiri wabaye komisiyo uba uri gukorera ako kabari marketing ubwo rero umuhosa ni umukomisiyoneri wo mu kabari uba uri gukora ushobora kuba uri marketing manager ahubwo ese uzi ko uzana umukiriya uzana umukiriya akubwishyura ibyo ni akazi ntabwo umuzana ntabwo ugenda ariko ubwira abashuti bawe ese nshaka gupostinga inzu sibyo umuntu akayibona akajya kuyigura bakanyishyura aho uri umukomisiyoneri nyine namwe barabapostinga abantu bakaza bakabakurikira se ngo barebe isura yanyu cyangwa bakurikira ngo baze kugira gute reka nk'urugero nanze kuvuga ngo kuri Muyango nka Muyango kuba ari umuhost ku ruhande rumwe hari ahantu njye mbyumva we arazwi muri showbiz baramuzi hari n'umuntu wajya muri ako kabari avuga ati Muyango reka njye kumureba live ako se we Rubyogo vuye iwanyu ejo bundi ngufite ikibuno sinkuzi urumva nta muntu ukuzi ngo uri mwiza ngo uraje gusa just out of nowhere hariya bari abana bose bahostinga tutabazi mu bintu bimwe na bimwe hano hanze ni indaya baba bateze n'aba escort reka tubihe wenda escort ubwo no gusa escort ni indaya ntabwo abizi mu
escort nuko nanze kuvuga nyine ibyo ariko uyambwira ngende nshaka udusobanure kugira ngo bibe kiriya abantu bose bumva twagira umugisha wo kwakira umuntu waho hostinzeho urabyumva neza birashaka kugira ngo bize kubakira buri wese aze kuza kuvuga ati bya bintu noneho nanyuzwe kuko ngiye buri munsi uko nakiriye umuntu niyo tuvuze kuri icyo kintu ndabaza ubundi Mota ntago ari manager w'akabari ntago ari marketing manager w'akabari ntago ari umuseriveri akazi ke nkagashaka mara mu kabari si umumansuzi ngo tuvuge ngo arimo arabyina hari arimo gushimisha nagahigamo aho ngaho nka buri kintu uwo muhost akora so umuhosta nyine ngiye nabigusobanura hosting ubundi ni ukugenda ahantu ugatuma abantu bahaza kubera ko izina ryawe riri big hari abahosta bari professional nge nemera nkavuga ati uyu ni umuhosta nanjye namuhostingisha afite akabari kuko baramuzi nkuko umuhanzi yaza kuririmba mu kabari yego ukaba ati wenda hano twatumiye umuhanzi uyu munsi haraza Riderman uyu munsi haraza Bruce Melody haraza uwo muntu rero umuhostinze kubera ko tumuzi tushobora kuza tumukurikiye hosting rero irimo ibyiciro byinshi nabonye nyine yarabaye akavuyo nanjye niko nakubwiye umuntu uzwi yo mu kabari nibyo ndi kuvuga urumva uyu munsi niba ngewe mfite izina runaka mfite abafana banjye bashaka kumbona live kuba na hosting ahantu birumvikana bifite n'injyana ariko wowe ntago nkuzi uzwi n'inshuti zawe ngo nuko ngo kuri TikTok hari abantu bakuzi ngo wagiye guhostinga ngo turaza uba wagiye kuba escort aho kantu iyo terme rero niyo mpamvu nagira ngo tuyigarukeho iyo terme yo kuvuga ngo escort ngenzi ko escortinga ni nko kubaherekeza umuntu cyangwa se ibintu oya escort mu buryo busanzwe mu maslang asanzwe indaya bayita escort ni slang kwa ariko ntago ari n'abantu batari abanyarwanda kuri noneho narigenje ku izina ry'Imana nese bavuze ngo uyu mukobwa ni umu escort ushobora kuba udashaka ko yumva kuvuga ko ari indaya sinkubeshya noneho ni slang zikoresha kamata narigenje noneho najya kuvuga ngo nzi byinshi bamugani ibyo ntabyo nari ni slang nakura kabiri ni ukuvuga ngo escort urabona abakobwa bigurisha escort ni umuntu nyine ni bitch cyakozla rero nokura bivuga ngo niki bitch yeah bitch tari amazi itari icyana cy'imbwa bitch indaya kugira ngo byumve neza ni ukuvuga ngo byanze bikunze muri bari abantu bahostinga iyo tutabonyemo abaje muri bwa buryo bwo twavuga ngo ni akazi abandi bari ama escort yeah for sure none se mbwira muvunyi reka nkubaze ikibazo nawe wenda tubare Kamatari ntago aba muri showbiz n'ahandi hantu tumuzi ateye neza ni mwiza gutya tumubona sibyo ngo yahostinze nta kintu akora tuzi wenda ngo tuvuge ati Kamatari wenda akina filime wenda akina filime reka njye kumureba kuko akina filime ndamuzi wenda akora amadvantage ahantu runaka nzi ni umunyamakuru nzi so reka mukurikireho kubera ko ibyo bintu mumuzi urumva ahubwo kubera ko ateye neza kubera ko asa neza agiye guhostinga ninde uri buzi kandi batamuzi haraza inshuti ze nazo nizimubabarira niba afite inshuti ziri royo ziraza kumusapotinga abandi bari buze rero bakurikiye wa mukobwa babonye kuri flyer yakorewe marketing uwo mukobwa bamwamamaje ngo nabafite ikofi nawe ari mu nzoga ziri bugurwe nawe aragurwa nko kuri bugura inzoga none se sibyo sinkuzi ikibuno cyonyine gitumye hostinga cyangwa ubwiza bwonyine butumye hostinga nta kindi kintu nzi ukora abanyarwanda bakuziho ku buryo bose bashamadukira kuza kureba ubwo harakora ikofi rero aho ngaho ni escort ubwo si zo handi abantu batangira kurwanira mu bari kubera ko uzanye ikofi nanjye ndayizanye tugatangira gupfa ahubwo bapfa abagabo ntago abakobwa b'abahosta nabo bajya barwana sinumva se haragiye barwana bakanabivamo tuzi benshi abakobwa b'abahosta bagapfa abagabo bari aho ngaho ngo kanaka ngo niwe wazaga akagura amaboto ngo none ngo erega ndashaka kubitubwire nk'umuntu wabibaye niki ntabwo nshaka kutubwira ngo njye ariko ntabwo narwanya ntabwo ariko harabarwana kubibona bakarwana nyine ati kanaka yarasanzwe aza akagura boto akicara n'abantu banjye tukicara none uyu munsi yari ari kumwe nawe yaguze boto ari kuri side yawe ugasanga babipfuye cyangwa ngo mwatahanye ushobora kurwana n'umukobwa umupfuye umugabo cyangwa umupfuye umusore reka ntabwo bibaho dupfikize agenda tugashaka ushobora gucurana n'inshuti yawe umupfuye umusore wenda ni mu Rwanda ariko wowe ugahita umukatira ukamureka kavuga uti ngewe uriya mukobwa bose ndabareka kubera yaba ari umusore yaba ari umukobwa nabonye babishamadukanyijeho mwese ari boyfriend wawe ari boyfriend wanjye ndakureka
Like a boyfriend. bose ndabareka yaba uwo mukobwa urumva ni bad sorry ntabwo ari bad influence ni umuntu mubi kuri njye urumva niba njyewe urabizi ko afite boyfriend ni uwanjye wowe turi inshuti gute wishanutsa kuri boyfriend wawe Nese wicaye boyfriend yawe mukagana ariko ushaka kubona abantu ukajya batekereza rega tuvuge sibyo turi inshuti muvuye akundana no hari ukuntu ushaka kuguteranya kuri boyfriend wawe ugasanga kugira ngo mwiyegereze ndi kubateranya ukansanga nko mu rugo ntabikubwiye na boyfriend atabikubwiye turi kumwe ukahita wikubita ugahita ufata decision oya umuha time mukabanza mukabigana akakubwira imva n'imvano cyangwa irivumbura abantu bahuguka akenshi umuntu mukundana muziranye hari ibyo muba muziranyeho abandi bantu batazi njyewe nshobora kubaza ijambo rimwe kandi uri bunsubize ijambo rimwe iryo jambo rimwe nkarikuramo ibisubizo nka 5 ushobora kubwira ati se ko mbona we n'uriya mukobwa muri ni touch cyane mwabigize ubukwe bimeze gutya na gutya ukamwanga ariko nabirenze ni inshuti yawe mu gihe rero wumva ko nabirenze ari inshuti yanyu bivuze ngo ku nshuti yanyu ntacyo utakoranye n'icyo ushaka cyose wagikora that's the best. Niki umuntu wagugisha kukugisha inama ahubwo ati genda shaka nanjye gutangira umwuga wo guhostinga n'undi izina ryanjye imajije gukora niye nama mugiye agiye ari akazi avuga ngo guhostinga afite izina ribyibushye njyewe umuntu wese ufite izina tuzi hano hanze guhostinga kwe ntacyo bintwaye niyo yakorera ayo madega hari igihe tubifata nk'aho ari abafana baje kumureba ibindi yakora inyuma ntitubizi ariko niba uzi ko tutakuzi ngo uri kuzana ubwiza n'ibiki vayo ibindaye byerura uvuga ati jyewe ndi ndaye bakugureke no kwirushya ujya kwirirwa urara uhagaze mu kabari n'amahayirizo uri kuvunika mwana umuntu aba yavunitse hari n'igihe bigusaba kukodesha oya ukodesha imyenda ikintu cyose uri bukoresha bijya hose none se abakobwa hano hanze nibakodesha amakanzu biki hari ibintu utagura oya inkweto zurazigura n'imisatsi ariko urenda imisatsi amawigi wigi barazikodesha amakanzu meza yandi bajyana mu birori amenshi se baba bayakodesheje kireka abana b'abakapo tuzi bayagura abandi benshi usanga umwe yambaye umunsi ukabona undi muri anniversaire ye nawe yifotoje yambaye tayari yarayikodesheje na wa undi yayikodesheje ahandi mwambaye ibisa ni umwuga wumva wasubiramo oya njyewe byaramvunaga cyane ko njyewe gukora ijoro akenshi hari igihe nabaga nari kunywa inzoga bikamvuna rero kandi ugomba gutaha ari uko bafunze akabari ntabwo uri kunywa kuko ubishaka nta nubwo uri muri ako kabari ko ubishaka so birarushye rega ni akazi koroha reka nkubaze ikibazo nibajije ubaye uri umugabo ufite umugore w'umusitari akubwangiye gupostinga wabimwemerera ntabwo nabimwemerera ntabwo mba nshaka igisubizo kiri tiktok mba nshaka gusobanurira ntabwo nabimwemerera kubera ko akunda amakorosi nkayagira ishoro abagira ngo agukuremo akantu kamwe gusa ushakamo akantu gato cyane bisaba kwitonda ntabwo nabimwemerera kubera ko uzi impamvu ugiye ntakemerera umugabo wawe umugore wawe mbaye ndi umugabo umugore wanjye none se ubundi mwubaka urugo ryari wenda tuvuge ndi umusitari ufite izina rinini uri umugabo wanjye ntabwo yari umugabo mwiza njya kujya mu host wenda bazajya bamba 2M buri joro n'urugero wabinyemerera njya nawe nabyemera ndakubwira n'impamvu nabyemera yego ikintu cya mbere kimwe umuntu ujya muri hosting ubundi yakabaye ari umukobwa mbere na mbere ari na single utafite undi muntu kuko hajemo undi muntu uba ugiye kubabaza umwana w'abandi ikindi cya kabiri ufite umugabo njyewe ikintu nemera mbaye ndi mariye shaka guhostinga najya wenda nkavuga ati mu kwezi muhostinga ahantu hamwe mu kwezi wenda tuvuga ati sinzi utubari sinzi izina navuga muhostinga wenda akabari runaka rimwe mu kwezi n'urugero kwa bisoso muhostinga rimwe mu kwezi bakamereza amafaranga wenda bamereza miliyoni rega nanjye mbure rega ko umusitari ni ukubura
none se niba bambwira ngo wahostinze hano ndaza amagusanga nyine ntago mvuze ngo ni ibiki ariko iyo ubuze natwe turakwifuza dushaka no kukubona ariko se nakubonye ejo kwa Bisoso ejo bundi nkubonye Boho nubonye hehe ntago ukiri umustar kuri njye kuko njye ndakubona aho mbonye hose aho nshatse hose ndakubona iki ya kabiri ntago wakuba ku rugo ryawe niba guhostinga bihera saa 2 z'ijoro bikarangira igihe bafungiye akabari niba bagafunga saa 8 cyangwa saa 9 zo saa 9 ndagenda nuba ku rugo ndagenda nkangura umugabo mubwire ati hindukira ni kaza atarya wumva biragenda bwenge ikindi ntabwo kubera ko utari mariyerate oya ndasindi mariye sinana hosting none se wazita ku rugo ryawe abana bakeneye buri munsi utasagiye n'umugabo aryana abana bakeneye umubyeyi nandi usanga abana nta discipline abantu bakora nijoro ku manywa bakirirwa baryana nk'ugukina filime sibyo subiza ko ari igihe biba ngombwa ko mushutinga amasena nijoro ntabwo ari buri gihe hari igihe ushaka kuba wenda ari nka filime ugiye gukora y'uruhererekane ntajya kudima kubera ko byarangiye y'uruhererekane kandi mugiye kukabona nk'ibyumweru bibiri uzajya ukora nijoro aha rero niho bitandukanye mu kabari icya mbere ngomba kugenda mpura hari abahostinga buri munsi hari abahostinga buri munsi niyo yaba ari buri weekend rega akabari gatandukanye hari n'abaganga se bashaka kurara izamu akazurira akamara nk'icyumweru cyose akora izamu gusa ku manywa akirirwa aryamye agakora nijoro bibaho birumvikana ariko bitandukanye na filime ahantu bitandukanye ndimo ndakina filime ndaho ngaho urumva ibintu byose bigomba guceceka tugakina ndaye muri vuvuzera mu mutwe mu kabari mu nduru ngaho nashwanye hari baje kunsapotinga babonye turi kumwe kuko habamo kata nyinshi muri bya hosting ugasanga njyewe abashiti banjye baraje baranyweye ngo turi kumwe na Niki n'urugero anyweye nk'inzoga z'ibihumbi 50 bo bazi ko na hostinze kandi babonye ko ndi kugenda nkabasuhuza tugaseka nkagenda arazinyweye ngiye kwishyuza bati turakuramo 50 turakuramo aya bari abatipe ntago bishyuye ndashwanya mu kabari stress iraje nanyweye ndatashye umugabo ntiyanyweye araryama ibyo bintu biratandukanye kamata biratandukanye hana USA kuko niba njyewe ndaye mu kazi ka filime ndaye ndashutinze ndanatashye ndananiwe mugashobora kunyumva umugore wanjye ari guhasoringa ibintu byumvikana ariko umugore uhasoringira mu kabari narinywe yari buze ari ntabwo kari akazi wagakora utanywa cyakoze hari igihe ushobora kuza uri muri hangover ku cyumweru waranyweye ejo kandi ukanywa agafanta ariko hari igihe bijya kugera saa 7 kavuga ati iri joro rirarangira ukabona ijoro niri kurangira yego wanacanganya umeze nk'umuseriveri naho ngaho uciye kana ugiye kumusuza ugomba kumusekera kuko yaje ari wowe ashaka ugiye biratandukanye abahungu ba hostinga nabo batari umuhungu hostinga ari nuza gusa abahungu ba hostinga se muhungu wenyine nabonye se muhungu sundi ni kari umukobwa ni umukobwa uriya si n'umu divorce kwanza ariko yasezeranye mu mategeko abandi bahungu ngiye mbona ba hostinga hari yaba ari umu DJ yego cyangwa ari umu MC bira bya banariyo atari umu MC atari n'umu DJ ya hostinze just out of nowhere ntago babaho umu host umeze gutya uwo nimba ninde se waza uwo nimba yibo ninde se waza kumureba aho gusanga abakobwa bahostinze reka da abakobwa niba bahostinze aho gaka bafite umudiri cyangwa afite umu MC w'umuhungu bakaza ariko abakobwa nibo bahostinze reka ubundi tusempro hostinga abagabo baza mu kabari bakurikiye abakobwa ariko abagabo bashobora guhostinga nabo babaho ariko abagabo bashobora guhostinga uburyo bahostingamo ushobora kuvuga wenda ngo Muvunyi muramwumva kuri mikoro sindamubona live none akabari runaka kavuga ati Muvunyi avuga ibintu by'imipira n'ibikiwere kuko abafana bamukunda tubona bamukurikira tubona bashaka kumubona twamutumiye bakamutumira hakaza abantu bamukunda kuko ari umustar nkuko umuhanzi ajya kuririmba ko ntabwo wambwira ngo umutipe akazi kari hosting gusa aribyo ntabwo bibaho ubwo buriya niyo bitandukaniye na banariyo n'abayobozi neza bari umujura rega ari ukuntu ajya yateme ujye ukunda gukoresha n'iyi namujagaraza wamba ndi kumusambanyiriza ubwoko ariko iryo jambo nta muntu utarivuga naye ndarivuga wamba barikaga kunsambanyiriza ubwoko hari igihe rimwe nzagafata
Kamatari ariko yaba wife material mwiza. Sinzi niba abatipe bajya babibona bareba kuri kamera zanga. Hari ibintu byinshi afite za kirazira n'imico nyarwanda. Ari utuntu agose mubaza. Nibyo koko cyangwa nuko ari kuri kamera? Ega kamera natwe tubereka ibyo dushaka ko babona. Njyewe umwanya tumaranye numvisha afite kirazira nyinshi n'umuco nyarwanda. Umwanya tumaranye musa. Ubona atari yakuraho. Nago zirabijana. Ntabwo yari yakumenya ntabwo yari yakumenya Kamatari nka zingahe? Ukuntu abantu bameze nka Kamatari mani ubundi baba bakwiye kuba abamama. Afite byinshi yahisha nkanjye. Ni wa Niki umaje kugira nk'aba boyfriend bangahe? Rikabanza n'isubizo turimo turaganira ariko oito. Ahubwo boyfriend wanjye samamaga. Niki banza mumereze gatoya. Ese wakoroheye. Wamworoheye akambwira. Umuvunyi se gafite ibibazo nawe. Ndeka banze mbaze ibibazo byanjye nimara kubisoza muraza nta kibazo. Data nyibwirire. Bitwaye iki se umukobwa mwiza naramutereta? Mufite umugore. None cyari cyo bitwaye? Uzi ukuntu abantu birirwa bambwira nuze kuri TikTok. Nyine ngiye njya ndeba ama video y'abandi ba postinze y'ibiganiro nakoze. Ngiye sinzi niba mu biganiro ari bwo saza. Cyangwa mu buzima busanzwe ngiye abantu yo mu mbonye live murambwira ngo ndi mwiza pe nta kibazo. Ako muri TikTok niba mfite abahaters natangiye kugira abahaters buriya kama. Ngo mbega umucecuru ngumva ngo vi imihanda yisaziye nagiye muri mirwari ndireba minduzi ibisuku niyo jo bundi nakoreye kuri The Fresh Talk. Data nyibwirira ndimo nkwibariza ko kuri iki gihe cyawe kuri imyaka ugezemo umaje kugira nk'abangahe aba ex bangahe niwe? Abo nemera ni batatu. Abo nemera ni batatu. Aba harabutemera bari baje bigendera. Yari hitanirane bigendera. Kabuta kubude jewe ni batatu jewe nemera. Nibo wemera. Abandi bose bawumva. Abandi nibo wumva aho uri hose wumva uri ex wanjye nago nkuzi. Niba nta n'ifoto ufite none sinkuzi. Eba tunahura ujye wihangana uvuga irindi jambo. Ubundi se wemera ko umuntu ari ex wawe nuko byaragenze bite? Njye umuntu uwo nakunze cyane ndabyemera ko ari ex. Njye mu ex mfite ntakihakana. Nose papa umwana wanjye namwihakana gute? Ntago bishoboka. Next nyine ufite ibimenyetso. Abandi bafite ibimenyetso. Wafite ibimenyetso abatabifite nawe. Yaba nta kimenyetso afite. Aha na ex mbangira. Oya. Muri abo batatu abandi bose ko nshimye wo ngo. Muri abo batatu umwe aracyari sheri. Umu ex ni umwe. Ubwo aba ex ubwo ni babiri na sheru. Ni batatu aba ex ni babiri na sheru. Nawe kana aritegura ko ex bora umaje kuba ari batatu. Sheru wanye. Oya. Anytime from now. Biterwa n'igihari. Kandi nagari wo urimo guhamagara. Wow nagari wo urumamagara. Oya wari umamagara ni sheri wa numwe mu bashuti baba. Chamuvu. Naravuze ko nta munyamakuru urambaza ikibazo ngo numve ko ambajije. Mutangiye kunshanganya. None rata ngewe ndimo ndibaza. Muri Kamatari. Ugeze nk'ahantu mugakubitana abo ba ex bose bakahurira. Simukivugana. Tugahurira bose ni inshuti zanjye. Bose ni inshuti zawe. Nibura ahubwo nge nahita mbabaza Imana imundabure bizima mubwire ube ninde naryoheye kurusha. Batarirukaga none oya ariko aba ex banjye ni inshuti zanjye cyane. Hari n'ujya gutereta akabanza akanyereka nk'uwo mukobwa. Nta wundi ushobora kuba yarakuryoheye none wakaba utanamubara mu ba ex. Nibura byo muhuye. Ari umudabo F se. Ese yanryoheye mu biki? Urumva warumbwiye ngo ushobora kuba kuryohera rega n'ukuryohera mu rukundo. Yego nanjye nibyo nari mvuze. Hari undi wanryoheye mu rukundo? Akaba utasubiza mureke. Hari undi wakuryoheye mu rukundo akaba utamubara nk'umu ex. Ari tap and go wenda. Tap and go ziko nukuba ngo. Se aba yarandyoheye ntitugiye mu rukundo gute? Ubwo tap and go nukuba gute? Kaiga mama ufite double F. Niba utabisobanukiwe shandarutse nta kintu nkubwira. Ibyo bintu ugenda bikora research. Aho ka double F ko ndakazi ko. Double F ni. Gaga tara urakazi. Double F nuvuga ngo ni fuck and forget. Ibikomeye by'imico mibi by'ababizi. Oya no, rega aho kuko nsanga nkazi gutya kumva gute. Kwimana nabyo nari no gambere. Nacyo urakamenya. Urakamenya. Gata nkungu hari umushura guhurwa ituvuti ariko nuko tutamaranye igihe ariko nibura mbona hari ukuntu. Akareka.
njye se ko hari n'igihe hari njye wakwibagirwa mbere ugasigara umvugisha nyine nakikuvugisha kwaba umeze kose genda kubona kandi iyo nkunze nkunda ari ko bikomeye ntabwo bikomeye njye ndi seri utarakaye iyi mihanda ubona wakirwisekera bukira asibye ko nta kintu cyandakaje nta cyari cyakubabaza life yanjye irareze kabisa kuva navuka kugera aho ngeze ubu nta kintu kirambabaza ku rwego numva wumva bya ntabwo bibaho niyo ndakaye ushobora kurakaramo hano tuvuganye nkasohoka ndakaye najya ari umuntu agatanera story nkahita turabeshya tugaseka nkanibagirwa ko hari ibintu byandakaje muri iyi mihanda n'iki kintu ubona gihangayikishije kuruta ibindi gihangayikishije muhe buryo mu buzima busanzwe nk'umwana w'umukobwa uri muri iyi mihanda umukinnyi wa filime mutinda ku bakobwa kandi n'abahungu bahari nabo barahari hari abahungu babaye ihene birirwa baryamye ngo bategereje kuzarongorwa ngo n'abadiaspora sinzi impamvu mujya mutinda ku bakobwa kandi twese abakobwa nuko ari twe tugira ibibazo byinshi kandi mwe mudutera mwebwe abagabo nimwe mu bidutera ibyo bibazo byinshi ariko tugasigara twigaramiye mumeze neza muri kuvuga muri kutubureminga ngo reba ngo uriya ngo bamuteye inda si umugabo mugenzi wawe bayimuteye ngo se ngo abari mu biki n'izo ndaya nabo turi kwita ama escort ni bande babatwara exactly nimwe mu bagura ngoma ndimo kugenda mbiviringa mbyumva neza bivuze ngo nujya ukoma nuza urusyo ukomeye ugasira nari nigize ubunyarwanda wakamejeje urumva nujya ukoma urusyo ujya ukoma n'ingasire abahungu bahari arega abahungu b'imbwa hari igihe tutabatinda ni mu Gisaka njye mvuka mu Gisaka Rwamagana Kayonza nibo mu Buganza buri birenze Kayonza wamaje kujya ariko nari nsikuru mu Mutara wana nabyisizemo no kubera yamuteye ariko byose ni kimwe zuko afite n'umwanjye abaga soft afite n'umubiri muri soft wo mukozo sindi kumukoraho se ndakomeye njye rero njyewe imyenda yose nambaye ushobora kwambara imyenda nka Tanzania ikibuno kinini ushobora kwambara imyenda nka Tanzania ikibuno gito kubera umubiri wanjye nyine byataje njye rero ndakomeye ukora siporo nabe nawe nyine ko akomeye ndagerageza ngira ubunebwe ko koroha nifo uzi ningeza nk'imyaka nka 30 nkagira ibyago nkabyara nkabyibuha utusaza njye umubiri ukomeye kabisa twigarukiye ku byo turimo twiganira rata umwana w'umukobwa uri muri iyi mihanda niki iyo ukomeje kureba experience y'ubuzima ugenda unyuramo n'uburyo ugenda uhura nabyo byose uhuye n'umwana avuga ati iyi mihanda ko nani nyinjiyemo ni iki wumva wambwira ngomba kwitwararika ni iki wumva wambwira urugero ni nka murumuna wawe ugiye kuyinjiramo uba muri ghetto ubiwanye akenshi abenshi mbona baba bari muri ghetto bari muri ghetto nizere atangira ari waba abikora yihishe yihishe gake gake yagera igihe ngo hari umwana mushiki wanjye ngo dusigaye tubana yagera igihe nawe ugasanga yatunze urugo rwe bashake turimo tw'amaboko iri zina kuribona ni kimwe ariko si uribonye mu buhe buryo muri iyo mihanda hari abo mbona bajya hariya bagatuka ababyeyi kugira ngo abone izina hari abo mbona ajya hariya akagira gute ariko biterwa n'icyo winjiye gukora ida winjiye muri sinema ntabwo uzahura n'ibitakugonga ntabwo uko njyewe ninjiye cyangwa uko Kamatari yinjiye ntabwo ariko wowe ugiye kwinjira wenda njye ninjiye hari experience gato mfite naragiye ku maseti nararebye naramenye ko kuko ahantu hose habamo abagabo barya abantu ni ahantu uzajya ngo usange ahantu hose ikintu cyose uzinjiramo njyewe ninjiye na neza nta n'umuntu ariko hari umuntu umwe wigeze kunyituniraho ubu ngubu nta n'ikintu twavugana nta nubwo nakina muri filime arimo kareka niyo baba bari bume miliyari kubera urumva nyine ikibazo aba bana mbazi mbabwire by'aba bana bashaka kwinjira imihanda ntacyo mbijeje cyambere banza ufunguke mu mutwe banza umenye niba ufungutse umenye ngo ibi nzabyakira ibi ngibi nzabimanaginga ibi nzarwana nabyo wowe waje nijoro mu gitondo bakuvuzeho warize ngo warwaye depression wajyaga he wajyaga icya kabiri hari igihe bakuvuga wowe uko wabisporta siko umwana winjiye mu gitondo abisporta nawe uza hari ibyo wabanje kubona ukajya ubabara base kwiki njye sinjya mbabara wajya rero ukanuka nguti nshobora no kuza muri comment ndi kwisekera oya ngiye nshobora kuza muri comment none se kwiga ko byara amafaranga wari ugiye kuza gutanga uwe buryo nyine we nyine we yarambwiye ngo tubonane ngo tubiganireho ngo ku buryo ibyo kwiga nyine batari bintu amafaranga bishaka ubundi buryo nyine tubigenzamo sinshaka amafaranga so rero iyo nza kuba ndi wa mukobwa ushiduka wumva hoye
utekereza ko ikintu ndi bukigereho kuko hari icyo natanze. Urumva aka kanya ntabwo mba nduye undi we, wenda nari bugenda akandya akampuza n'abadirector bakandya. Icyiza cyo muri sinema arakurya akaguha n'undi ugasanga warariwe ahantu hose uri gutambuka bari kuvuga ati kanaka uriya arirekura. Ujye bumva abantu bavuga muri sinema ngo ngo kanaka we nguriya ngo ni ukumureba gusa ahita aguha. Ntagaruka abatanga cyane, hari igihe aba yarinjiyemo yahagera umwinjijemo akamwinjizamo ari ibyo bintu yamukoresheje, akamuha connection agavuga ngo kanaka ngarashaka abantu bakina filime, ngo wagenda mukavugana mukaza gukorana nawe akagenda akagukorera ibyo. Ngiye mu mezi 11 maze muri sinema ndanashimira n'abatipe bose twakoranye. Nawanzanye uburayi ko naje mbabwiye ati ngenda shaka ikofi, shaka ko dukorera amafaranga kandi nkanakora ibintu nkunze. Ubundi gukora ibintu nkunze nkabona n'amafaranga mu bintu nkunze. Rego uriza nk'indaya hari n'igihe agendana n'icyo ajyana, ukaza ukishimira kuba hiti ntugire iki. Uyu munsi wa none abashari uyu munsi bankunze. Uyu munsi wa none umuntu uramuzi ubwo abana mumuziranyeho ntabwo ndi kubona na cameraman ari kumukurura. Uramuzi ndaza kumukwereka. Okay, uyu munsi wa none bagutumiye ahantu hahuriye abana b'abakobwa, urugero wenda ni training runaka barimo, bavuga bati turashaka nibura Niki fata iminota yawe 2 gira icyo ubwira abana b'abakobwa bose bagiye kugera mu myaka y'ubukure bagiye gusohoka hanze. N'urugero kiri ikintu babwira muri iminota nk'itatu abana b'abakobwa, ubutumwa wumva wabagenera barimo kurangiza segonderi baje hanzanga. Mwabana mwe rero twebwe sinzi ukuntu, sinzi niba ari inama, ntabwo nzi inama bya danje, ariko ikintu nababwira wowe ngwino uzi ko uje gukoresha ubwenge bwawe ufite, uje gukoresha uzanye creativity mu bintu, uvuga ati jewe ibi ikintu ushaka gifokasingeho. Urumva uzi ugishaka ariko ntihazagire ugukoresha icyo ashaka kubera ko hari icyo umushakaho. Wowe urashoboye aho uri ukomeze, urashoboye byose wabishobora. Naho nuzo usohoka wihuta ushaka kujya imihanda urayiza ariko nuyitindaho. Iyo imihanda uyikoreye ibintu byinshi nuyitindaho, kuko ushobora kuza uvuga ati ngenda ndashaka guhita mba nk'akanaka ameze gutya, ndashaka guhita ugaca mu nzira mbi kugira ngo ubigereho. Hold on, baracyafite igihe. Ibintu hano hanze ibintu byose birashoboka, ibintu byose no kugerageza. Wahera kuri 0 ukajya ku bintu bya danje. Twese ubona muri showbiz ntabwo twese turi abakire, harimo abakire harimo n'abakene kandi turagaragara hano hanze twese tuba dusa neza. So rero mufokasinge ku bintu mukunda kandi mubikore ko mubikunda, ntihagire umuntu ugushuka kubera ko hari icyo ushaka ngo agukoreshe icyo ashaka. Never. Niki utangiye projet, ama projet menshi cyane utangiye abaye cyane n'amafilme n'ibiki byose, twavuga yuko inspiration wayikuye he yo kuvuga uti noneho nanjye ngiye gutangira gukora ibyanjye, igihe kirageze ndumva nakuze bimeze gutya na gutya. Uraza kuza no kuduhuriza tubwira ngo ngiyewe nibura mbona umumodo wanjye mu mafilme yakabaye runaka. So ngewe impamvu nahisemo gutangira ibintu byanjye nako uburyo nabitangiyemo, natangiye ko sindatangiye kubishyira hanze. Urumva nabyinjiyemo mbona biragoye ntabwo ari ibintu byoroshye guhita boostinga ngo utangire ibintu byawe. Ni Imana. Nagiye mu bintu by'abandi ndeba uko bakora, ndeba uburyo ibintu byabo bitwaramo, ndavuga why not igihe ntabigerageza. So nkajya mbaza abantu dukorana, ese bisaba iki, byagenda gute, gutya na gutya. So ndeba icyo nshoboye nkunze bari cyo mpanga gushoramo, ndebe ko hari icyo bizabyara. Gusa ntabwo byoroshye. Ubu ndasigaye nanjye nabaye nk'abakire, ko n'umukire aba yicara avuga ngo ubwato bwanjye buri kubakanaga, nanjye ubundi kwicara nkavuga ati utuntu twanjye ubu ngubu ewana ibitotsi bikabura. Gusa ni inzira itoroshye ko nzi ko nzanyuramo. Ukwitege ryari nibura tuweti projet ya Niki hanze uku kwezi nko mu matariki 10 ndaba natangiye kubatamo kabisa ibintu bya danje. Kuri cya kintu rero mvuga nti turimo tunasoza Ramadan wawe muri ibintu. Ramadan wanjye mu bintu bya filime mbona bose babizi nyine ku giti cyabo. Yes, Niki reka tugushimire cyane, wakoze cyane kandi reka dushimire cyane Evode wadufashe kugira ngo ariko Kamatari wanze kambaza ikibazo cy'ibintu birangiye. Cyo mupfu uzamwishyura.
atari burengahari Kamata uragifite ikibazo kiri kumubaza reka dushimire cyane Fodi wadufashije kugira amajwi n'amashusho bibashe gutambuka bigaragara neza nta kibazo na gitoya gihari nk'ibisanzwe bari Kamatari nanjye ahangaha ni Joseph Muvunyi channel ni Ibuka Global TV murakoze cyane